nsubiza Ikingusoje kuva ryari kuva igihe ubiboneye. uyu ni nde se Uyu ni Sheri umugore. mubwira icyo ndi cyo kuri Uyu ni wowe. umugore wanjye kuva tubana. ryari Hashize iminsi. uri kunkina urakomeje bite Oya ntabwo Turabana. ngukina turabana. ni prank Umugore urimo n'umugabo. Abana nk'umugore n'umugabo. njye se ndi iki kuri wowe Iki cyaza abakobwa bo mu mujyi. Cyararangiye, nta mujya ni mwiterekera ibyahise abagabo ibyo abakobwa ngibyo. bo mu mujyi. ntibyahise Sheri tugende n'imvubu bakuri. wasaze uri muzima ufite ikihe kibazo Ntabwo nasaze ibyo nkubwira urabibona nawe nicyo utabona. bakuroze se wabaye iki Inde wandoze nta Ikira muntu umugabo wandoze. kunukira umugabo ngo bamuroze si bamuroze. Nta muntu Ukora atari wandoze. muzima. Ibyo nkubwira ndi sere kandi fieri yabyo ni madamu. kuba muzima Ndakwiyamye. nta soni Gerayo ugende. ibintu uri muri kubona ari ibiki Urakaraye wowe witerekera abagabo b'abandi. Mbega akazi k'umukobwa. bowa bakuroze bowa uri muzima ikibazo ufite ni ikihe Nta muntu wandoze nta kibazo. ntabwo ureba ko uri kumwe n'umuntu ungana na nyoko Ungana na mama hehe? Mwana mutoya nk'uyu turabona muhuriye. Buriya ni indaya mureba. Reba ibyo biteta yambaye umuntu w'umukobwa. Nta kibazo ntacyo. Sinzara reba nashaka ko pangre nkazica Asiya ngwino hano Kuri nawe Suko ntabwo wabasha kumpagaye njye ku mwanya muto ko basi. se nkugize kuba nguhamagaye ze nkubwire nabyo bibaye Nshatse urubanza kwihumekera gato Asiya. Nshatse kwigira urute Asiya. ariko uru rugo mugira amatiku ese ni ibicyo rurimo bituma nguhamagara ukambwira nabi gutya ubwo ni telefone nibwo ubwenge bwawe buri Umusanzu ubwenge reka bwanjye buri muri telefone. reka tubireke ibyo hasi noneho ibyo bwana bishyire hasi sibyo ibyo kwirirwa witeteshwa twahagurukiwe biriya bintu wabonye ni ibiki Njye nsumbaza ko nzabana n'umutante ngo ni umugore wa musaza wanjye. n'umukecuru umuntu waba ufite abuzukuru Ahubwo se abana nta buzukuru afite. wacu Ahubwo se aramenyaniye. shaka wumva ni ubwa mbere mbabonanye basi ahubwo baranakundanye Ko yakoze n'ikanzu bamwana ntibamwabuye buriya. shaka umva biriya bintu biri kuntera Cyane ubwoba kuri njye ntakubeshya. Uriya mugore niba ari umugore niba ari umukecuru njye ntabwo nabasha kubana nawe muri iyi nzu yanyu. nanjye cyakoze niba bava hano bakajya ahandi Cyakora ntabwo nzanamukurikira nta n'ikintu nzamubaza umva ngo ni njye umukunda musaza wanjye azagenda ajyane n'ibyo. umva ntago iyi nzu ntabwo twayibanamo Nsanga ari n'umupfakazi ahubwo cyangwa wasanga ari igipfakazi yararuye nanjye no kwibeshyera nanjye avuga ngo wasanga gifite amafaranga cyaba gifite amafaranga kikaza cyuba yambaye agafire ko kurarana nta mafaranga yuriye ada cyeka niba utarabonye inkweto yari yambaye uburyo yasamye imeze utyo. yari yambaye iki Inkweto icitse imeze utyo amana areba inyanza. yewe narayibonye ariko rero wanasanga ari ibyo yatoraguye ahantu badoda ntawamenya ntabwo twabana nawe uriya muhungu umusaza wacu umwicaze we yakumva njye avuga ko ari ubwana. hoya asi usibye no kumwicaza cyangwa twivumbuye tugendere kwande dusohoke mu nzu y'iwacu tugende kubera uriya mugore ntabwo biba ahubwo mva nkubwire ikintu nshaka kumfasha twirengagize ko dushotorana ibya hato na hato ndashaka ko dufata icyemezo njye nawe turwanya uriya mugore tuvuye mu mizi ntabwo nkeneye ko abaha simushaka sinkeneye ko ari umugore wa musaza wanjye dufate icyemezo dushaka ukuntu tumusohora hano
ni ukuri Shadi araduhagije kandi turanamukunda. umva araduhagije mu myaka yose yatangiye gukundana kimeze kuriya mana eko bantu ntabwo wese nta n'isoni mba afite yari kumwita sheri. none urabona ukuntu kiba kigize kigwendetse kigize icyana wagira ni ubwa mbere wumvise sheri ariko reka nkubwire dukora iyo bwabaga ntabwo tumushaka hano agomba gusohoka sibyo umurangi panda bagufasha amakuru genda unzanire kupongre ndi gushaka gukuza mana njye nkuzaza umpumagura genda unzanire kupongre di ngutumye hese hari ahantu ngutumye kure uba wahereye yihute kuva nashika muri uru rugo n'iminsi nkamaze njye tutavugana mba numva mpangayitse pe wowe ubundi muravugana usibanganya ibimenyetso by'amanota yawe wajya kwandika ibyo by'amanota mama byihorere wowe mbanza umbwire ibya mukuru wanjye kuko njye ndahangayitse wahonye n'ababonye 8 ku 10 mama reka iby'amanota wanjye mbwira ibya mukuru wanjye ose bya mukuru wawe nimero umuhamagara wo kuko rero nanjye amuhamagara ho kugira ngo ndamukuri hayi ubwo bivuze ko nawe mutajya muvuga namukura ese nimero simwe ese ko bitaguhangayikishije ari umwana wawe namuhamagara bikaba kompoze ubundi yakoze amakosa umunsi wamuretse akajya mu mujyi utaze ngo agiye hehe abantu bazi basi sandu abo bakobwa yarasanze hari n'umwe yigeze ugera muri urugo ngo umubone ego bashobora kubara namuzi zishaka kigakira biroshe niba telefone nta nimero zawe azi mu mutwe ku buryo yari kubura kuguhamagara ngo akumenyeshe ko uko byagenze ako nawe uje kubitesha mutwe none se uragira mu mutekerereze ariko rero tumva umutima uri hamwe kibazo ngomba no kugira ndi kugukiye manga mama hari ikintu ngiye kumpisha urakeka se ko ari igiki umunsi namenye ko hari ikintu uri kumpisha wowe nare yamwagambanye takundi tuzakira nyine wowe mbabara mu gukeka iki umutima wanjye uri hamwe kandi uyu mutima utanje ibintu aba ari ubuhoro ngenda hangayitse ku bwa mukuru wanjye igihe yari amazana atajya mu mujyi ntabwo ntari gitoya icyo gihe umva nyine mukuru wawe gusa uhangayitse kuba nahangayika njyewe nka nyina wamubyaye nimba umutima utarya nkumva mfite amahoro mu mutima ari amahoro uko byagenda kose ari amahoro hano se wahabonye gute nabonye neza urebye nyine ibintu byose nubwo nyine murumuna wawe mbwira nabi ariko wenda nawe igihe kizagira nkunda hari sinzi icyo kiba dufite ndabizi neza ko azagukunda humura nakererewe bani ko utamanaguriye kano gakapu uzi ko ngiye kandi nibagiwe uyu ninde muri kumwe hano uyu nguyu yaraye hano wenda nuko tutabikubwiye ariko yaraye hano ngo yaraye hano ako se mugira ubwenge Asiya vayo hano ni gute mwafata umuntu mukamwinjiza mu nzu akarara mu nzu mutambwiye urumva ibyo bintu bibaho niko hasi gweno hano ni gute mwafata umuntu mukazana ibirara byose mukabizana hano mu nzu mutambwiye uzi ko muzazana n'abicanyi mu nzu bakicara abantu mu nzu banza ureke itiku ubanze wumve ikibazo kiri aha ngaha uri kubyumva neza uriya se uri kubona ameze nk'imbogo ariko se bro kuki mutagira ubwenge mutabanza munatekereze kweri bro mva nkubwire njya kumuzana nari nzi neza ko utagira umutima mubi namusanze ku muhanda ari muri rigora ari kurya ibintu bibi byanduye kumva rero dushobora kuba dufite inzu ifite ibyumba birenga 8 hari ibyumba abantu batajya bararamo biraramo ubusa umuntu akaba aryamye ku muhanda n'umvaga bidafite nawe neva ibyo bintu ntago nabyumva sinkeneye no kubyumva kuko ari igihe muzakidombagarite kuki utatubwiye ujya kukizana ndakwiyamye sheri iryo zina rijya rinjya mu matwi zashaka ikindi kizina umwita mukecuru ibyo bintu ntago mbikeneye na rimwe kandi munyumve neza ako kuki musigaye mungora mumvugisha amagambo menshi muzaya mutuma umuntu ajya mu kazi afite stress hejuru y'ibintu byacu dore ukuntu abaza ndakwiyamye neza ndakwiyamye kandi nawe ndakwiyamye
tazajya n'untera n'urushyikane ntabyigeze. Umva shere, ni gute aba bantu bashobora kuzana umuntu mwiyenze bakamuzana bakararana nawe ari mayibo batoraguye mu muhanda ngo ni ubugira neza bwahe? Ko niyo umuntu azanye umuntu amutoraguye abanza akajya kubibwira mudogo. Uyu suri kumubaza yaje atamusanga. Uyu nguyu afite we bamutoye he wamukuye he ugeze watubwira? Ndakwiyana. Uyu nguyu afite inshingano zose. Nta n'isoni. Ntabwo byo wose waje ute hano? Wowe waje mu byo bwumvikana. Umva rero mbabwire mwese mubyumve neza. Ntabwo mushaka. Bro, nibuta uyu akugira ntabwo mushaka. Ukuri kw'Imana akugira ngo vana we hano. Yagenda. Ajya. Asohoka akagenda cyangwa nawe ukamukurikira. Uyu mwana afite amateka menshi. Ngiye mu kazi ngaruke ibyo bibazo mwabikemura. Sibyo ratashire. Ubabwire kandi ufite uburenganzira bwose ahangaha. Ugomba kubabwira icyo bagomba gukora kandi nabo baba bagomba kukuba. Reka njye mu kazi rero. Shava ni nguye. Umva reka njye mu kazi kandi nsange mwabikemuye. Njye ntunansezera ujye usezera iryo habara ryawe. Hita umva imbere vuba. Gashisho kawe menye. Imbere wankozi ibibi. Nawe uzingo twawe ugenda. Hagarara hariya. Hagarara. Basi mwaza. Mubare nko kugira ugire ngo witere amapeste biterenje ryo mvuge ngo sawa. Ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Nuzongera gutunga urutoki Vani. Nshuti yanjye nje nawe. Ariko nawe wazanye umugabo. Nzakwereka ko nkuruta. Uzi ko ushaka ko warazanye umugabo ntitubimenye. Wari wigira mbonana nawe mu buriri. Twumvikane. Urumva neza ubishyire muri icyo gihaza cyawe. Kitanumva ko nabonye utanumva. Ugeze ngusuzugura nawe. Nawe singushaka. Uko umubwira iki gihaza. Nawe umenye ko ari cyo wikoreye. Nundi munsi tuzajibona duhura. Ariko bamuze ukamwicaza ku ntebe abantu bicariraho. Usibye no ku ntebe inshuti yanjye. Mwahuje urugwiro. No muri salamanje tuzasangira. Wowe nundi munsi. Nyuma yuko duteraniye kira kigo gibazanye hano. Nje nawe turajya duhangana. Turabanza ukure hi. Kubera aho ngo ntabyo bugufasha. Kandi nta kingi nta nikosa mba namukoreye. Urabibona ko mba ndi kurwana urugamba. Ntago rega wagenda. Ntago wagenda, ntago nshaka kumera nka babandi bagiye bagusanga ku muhanda bakakureka, sibyo? Ngiye mfite umugisha ndi gukorera. Hari impamvu twahuye. Sibyo? Hari impamvu twahuye kandi umutima wanjye ugahita ufunguka ukanyemeza ko nkumva kukuzana hano. Nzakurwanira ishaka wowe gusa uzambabarira nawe umbere umwana mwiza. Sibyo? Akoze kanyende saza ngira no kunsanga. Genda ujya gukora uturimo, sibyo? Ariko natumye hasi ya kupongre ntago arayinzanira. Yaza kuba uwagize ibibazo uko wabivuze. Ariko ubu watira telefone akatuhamagara. None kuki bitaguteye ikibazo nyine? Umutima n'unya nzahaguruka. Ariko nimba numva ntekanye nta kibazo. Wowe wumva ufite ibibazo rero ureba aho wakura igisubizo. Suragera ngo ngikure he. Mama nushaka ureka ibyo by'imitima yawe. Fata umwanya uze dushake mukuru wanjye kuko ngenda biza ashobora kuba ari mu bibazo. Kireka niba wowe ubizi uza ahantu ari neza. Ibibazo se byitwa gute kandi? Wintongerera umwana ibibazo. Intongerera umwana ibibazo ahari aratekanye ni mugenzi we w'umuhanga. Tuzi twadufoto yajyaga twereka muri telefone. Uretse kubona aya mafoto nanjye nta kundi muzi ariko bibaye ngombwa. Yambwiraga ko tuye Nyarugenge. Tuye Nyarugenge. Urahazi se? Nyarugenge rahayibira. Okay, fata rero igihe tuzagendeyo tujye gushaka mukuru wanjye bitari ibyo ngiye nzajya kumwishakira. Niba wowe wumva bitagufashe. Kumva ko ahari rwose ari amahoro kandi nawe ndumva ari amahoro kuri guhangayika kandi sinaho guhangayika mbere yanjye. Ntabwo ari wo guhangayika mbere yanjye urumva nduje mbabo ngo amabere yikora ntonsa yaba ufite ibibazo amabere abarikoze ntonsa ariko nta bibazo afite amabere yanjye ni tayari umutima wanjye uratuje ahubwo unatuje kurushaho manza ahubwo manza hari ari amahoro cyane ahubwo barumva no mu mutima nkeye se ibyishimo ndaziyo bituruka kandi kubera ntari ubwo tuzaba tubimenye. Byanze ngewe rero yarahangayitse kandi ariho mu buzima bubi. Sashara ikikaye ana amateka. Ibike n'izindi uzazinyereke.
uzazinyereke turebe uburyo iyo ni exercice uzampe n'izindi turebe. Mwana ko kumenya ngenda kandi amaraso amwe n'amaraso amwe ureba kuba atamubona nyine arumva ari cyabuze. Vani Vani Karame mabuja. Naramubwiye Kibero ngo amagariye hano mwana wanjye. Urabizi neza ko ari njye wakuzanye muri uru rugo. Si ubizi? Aho nagukuye si uhazi? Nta kintu turapfa. Ariko ibintu ngiye kukubwira nubirengaho ni ukuri ko Imana nzahinduka. Si ureba kiriya kigore umusaza wanjye yazanye hano? Si ukibona? Yego. Niwibeshya nkabona azanye imyenda akayiguhereza ukayimesa akakubwira ngo teka ugateka nzahinduka nzahita ngusohora. None se ko nabonye ari umugore we, ko nabonye ari umugore yazanye, ubwo ni gute ko numvaga nyine uri ugiye kuba mabuja, ni gute mabuja azambwira iyi misego siyanyuruka? Ntumbaze igituma nkubwira. Uribuka neza ko njya kukuzana hano ntawe wahasanze? Wasanze njyewe na murumuna wanjye na musaza wanjye, turi abantu bano batatu. Umuntu uzinjiramo hano tumushaka nzabikubwira, ariko uriya ntabwo nkeneye ko n'urukweto uzarumuhanagurira. Ibintu byose azajya byikorera, yimesere, ateka ibiryo agiye kurya, n'ubundi nta nubwo tunemerera kereka bura hari nyine turi kuyobera amarari, sibyo? Ariko ibintu byose uri kubona ko musinjya kureba mu bitekerezo nose ubwo nanteza bosi kandi narabonye na bosi nawe atanyishimiye, ubwo nanteza bosi. Wowe uzakora ibyo nkubwiye, ibindi uzabimbaza, sibyo? Uri hano kubera nde? Kubera njyewe. Urabizi ko nakuzanye abantu bose batagushaka. Ndabizi. Ibyo nkubwiye ntumbaze impamvu itumye nkubwira ibi bintu. Ni ibyanjye, ni njyewe ushatse kubikora, nta kintu na kimwe wemerewe gukora cy'uriya mugore. No kwandurura ibyombo ku meza ari we ubikubwiye, kereka ari njye. Abuja, ibyo mbwiye byose nabyumvise kandi urabizi sinabisubiza. Yego. Ubwo nanjye ngiye kubikora nk'akazi. Ariko abuja nyine wenda si ukorogoya. Urabona ngenda nambaye twa twenda twanjye wanyemereye. Ndatumaye. Urabizi ko nakwemerera ikintu simbire kugikora. Reka nze. Uriya bajya bavuga ngo isezerano. Yego. Twatsinda twanjye tutashye. Ndabyibuka ntabwo nabyibagiwe. Nari mfite gahunda yo kuyikugurira iyi minsi, none n'ejo harimo umunsi nzakuzanira utwenda kava muri ibi bintu, sibyo? Ariko gahunda nkubwiye ugomba kuyubahiriza. Ndabikora mabuja, subizi ko ntatsuzugura. Ndabizi ko utatsuzugura. Ngaho nari ibi, genda ukomeze uturimo wari urimo, nanjye nibereye hano. Sawa urakoze. Njye kureba niba ibyo nabishyize byahiye. Nusoza umbwire. Yego. Sawa. Ese wa mugore ra madanye uri kumva wandiza amarira? Jewe ese iyo urebye ujye ubona byakorohera? Urebye ujye ubona byakorohera? ahubwo wowe ujya ubona byagukundira kwisirita ku mugabo w'abandi ukabona byagukundira? Ku myaka yawe ukungana uko urebye n'uriya mutipe kuri yangana kuriya uri kubona byavamo? Umva nkubwire bebe, kuki abantu bo mu cyaro mutiha agaciro? bo mu cyaro gusaza ni mu mutwe, imyaka iyo ni imibare.
turi urebe kuvugishwa uko ungana n'ibiki urebe n'umwana ungana kuriya ngo uri umugore we ahubwo kuki utibaza impamvu yagutambutse wowe uri kubona ungana utya nk'agashorishori akaza ngewe uyu umva nkubwire sheri burya sibona ntabwo nshobora kwicara uriya n'uwaye kuko sinibaza ko Bowazi yaba yarakwemeye gutyo gusa ku busa udafite ibindi bikurikije urukundo rubaho bebe urukundo rubaho nta rukundo rwo ahubwo ndabona ari wowe ushaje mu mutwe kubera ko umutipe ngo ungana kuriya ubu uri kubona ari ushaje Bowazi uko muzi nzi n'urukundo twakundanye nzi n'abana Bowazi yagiye akundana nabo wenda njye yari kundeka ariko agahitamo umwe muri abo ntabwo ku myaka yawe n'imvi ibanza zaraje ibyo wita urukundo ntabwo ari urukundo ahubwo ni ubugoryi uri ufite ibindi kwivugisha ukurikiza ibyo wita urukundo ntabwo ari urukundo ni ubugoryi reka nkubwire urukundo rero, ruri ahangaha kuri njye n'umugabo wanjye ngiye kuguhagurukira urabizi neza nanjye sinicaye ahubwo umve nkubwire ngo we gasopo namucukize uzongera kuyahamagaza umugabo wanjye umwibwirishwa ngo urukundo ngo mwakundanye uzambona uwondi we ibyo uri kwivugisha ngo by'umunyacyaro ntubonde ngo ni umunyacyaro nakwereka uwondi we nguhaye ukwezi kumwe nguhaye ukwezi kumwe wintega iminsi bebe nigushira ukiri muri ruriya rugo uzamenye ko Shadi yaburya n'icyayi n'imyaka na mireri izashira ndashaka kureba ikintu cyinshi inyuma y'ibi bintu Yego, ko kuko ntabwo ari gusa n'imyaka na mireri izashira ureba n'imyaka ufite umva nkubwire banza witekerezeho urebe icyatumye shiri wawe aguta akanzaho ngewe nubimara kukimenya uzamenya ubwenge bwo kujya ufata abashiri neza madandaje Nanjye ndaje ndahari. ngo uhagurukire ndakwiteguye ariko mana mbega Bowazi ubu Bowazi ku myaka yiwe koko n'urukecuru rungana gutya wagira ngo ni intonga Bowazi nzamugire gute koko ntabanza narebe n'imyaka ruriya runtu rufite ese buriya nta muhirimaho n'umwuka ugahera sha rindira ndaje ngo uhagurukire kuko urusi urukundo inyuma yabyo hari ikindi kintu